iyo uconga ikereyo igenda ishira buri munsi, niko n'ubuzima uko uburyoshya bugenda burangira buri munsi. Ni ukuvuga ngo ikereyo iyo uri kuyiconga cyangwa se iyo uri umunyeshuri cyangwa se umuntu ukoresha ikereyo, buri munsi ugenda uyiconga ishira, uyiconga uyigira, urabona iyo uri kuyiconga uba uri kuyigira neza. Rero uko ugenda uyigira neza buri munsi uko igenda ishira, niko n'ubuzima ubayemo kugenda uburyoshya buri munsi, niko nabwo bugenda burangira. Iteka uzakoresha uburyo bworoheje ushaka inshuti, kuko nukoresha uburyo buhenze abantu bose bazakwiyereka nk'inshuti, kandi nubona abantu bose ari inshuti zawe uzarya uri menge. Ndavuze ngo iteka ryose nubona abantu bose ari inshuti zawe uzarya uri menge, kandi nujya gushaka inshuti uzakoresha uburyo buciriritse, kubera ko uburyo bukomeye bukwereka ko abantu bose ari inshuti zawe, buhamagara abantu bose bakwiyegereza bakakwereka ko ari inshuti zawe, kandi ubwo buryo butuma abantu bose baba inshuti zawe. Nureba mu buzima bwawe ukabona abantu bose ni inshuti zawe uzarya uri menge. Nuhitamo gushimisha abantu ugomba kubanza kwibagirwa ibyishimo byawe ubwawe, mbere y'uko ushimisha abantu bose uzabanze wibagirwa ibyishimo byawe ku giti cyawe. Rero nushaka ko ugumana ibyishimo byawe ntabwo uzashimisha abantu bose ngo bikunde. Nubura akantu koroshye mu buzima uzabifate nk'amahirwe yo kugira ikintu gikomeye wongera kugarura, kubera ko akantu koroshye kakwigisha ibyinshi bikomeye. Aho kwitondera amagambo y'abantu uzitondera ibikorwa byabo, aho kumva icyo abantu bavuga uzarebe icyo abantu bakora. Nta soni biteye kuvuka uri umukene, ariko biteye ikimwaro kuguma muri ubwo buzima bw'ubukene. Uburyo bwiza bwo kwibona ni ukwibura muri gahunda z'abandi. Mu cyongereza nibwo byumvikana neza, baravuga ngo the best way to find yourself is to lose yourself in service of others. The best way to find yourself is to lose yourself in service of others. Uburyo bwiza bwo kugira ngo wibone ubwawe ni uko utangira kwibura muri serivisi z'abandi cyangwa se muri gahunda z'abandi. Igihe imbaraga z'urukundo zanesha urukundo rw'imbaraga, isi izagira amahoro. Ikosa wakora mu buzima ni ukwizera umuntu uhora akubwira ingorane n'ibibazo bye, ariko akaguhisha ibyishimo bye. You have to be strong person because there is no place for weak in this world. Uzaharanire kuba umunyembaraga, kubera ko iyi si nta mwanya ifite w'abanyantege nkeya. Iyi si nta mwanya ifite w'abanyantege nkeya. Niwinjira mu rugo rw'abantu basa nk'impumyi, nawe uzasohoke usa nk'ikiragi. Nta burenganzira ufite bwo kuvuga ubuhumyi bw'abandi. Ni ukuvuga ngo rero nujya gusura umuntu ukabona ni impumyi, nujya gusohoka nawe uzasohoke uri ikiragi. Ntuzasohoke uvuga ko wabonye umuntu w'impumyi, ahubwo uzasohoke nawe uri ikiragi. Buri muntu agira ubwoko, ariko si buri muntu ugira ubwenge. Ikintu kizatera abantu kukubaha ni uko uzaba wiyubaha wowe ubwawe. Ikizagutera igikundiro ni uko uzikunda wewe ubwawe. Igihe rero uzatakaza imbaraga zawe ukunda abandi, nawe ntabwo uzakundwa. Igihe uzatakaza imbaraga zawe wubaha abandi, ntabwo uzubahwa. Ahubwo igihe uzafata ku mbaraga ukazikoresha wikunda, ukazikoresha wiyubaha, abantu bazagukunda kandi nawe bazakubaha. Ariko ibi nutabyikorera ntabwo abantu ari bo bazabigukorera. Reka tube tugarukiye ahangaha rero, tuzongere tubane ku munsi w'ejo. Kora subscribe niba ari ubwa mbere duhuriye ahangaha, kugira ngo aya magambo ujye uhura nayo buri munsi, ntagire na rimwe rigucika. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane.